ikigisho cyo umutwe uracyari wa wundi nebijyanye n'isubyo kirimbuzi isubyo riri mu bitekerezo yacu isubyo riri mu myumvire ariko ahanini kubera yuko ahatatswe cyangwa se ahatewe muri twe n'imboneza bitekerezo yacu yaratewe ku buryo turi mu isindwe ry'ingaruka zabyo. Ubu rero aho ni isubyo kirimbuzi bariteye, buri isubyo ribyara amashami menshi, ribyara amahari, ribyara inzira yo gutandukana ku giti. Igiti nyarwanda, igiti cy'ubunyarwanda cyabyaye gutandukana bitewe nuko umurimbuzi yashyizeho amasubyo. Ibintu rero byatandukanye, haba intambara, iyo ubumwe bwajemo amahari ibintu biradogera. Ubumwe bwacu bwajemo amahari kubera rino subyo kirimbuzi. Subyo kirimbuzi riri mu mboneza bitekerezo cyangwa se ibyo wakwita filozofi baraje batwicisha ibyo by'amazina yabo, natwe suku huguka tubiva imuzi, ariko nta gishya bari bafite. Igishya kwari ukuturimbura no kudusaza gusa, dukomeze dusare. Mbere yuko rero dutangira ikigisho, ndashaka kubanza kugira ibyo nsangira namwe ku bijyanye n'iki cyumweru turangije. Ndashimira cyane, impamvu ngiye kubivuga nuko byashimishije cyangwa se binejeje. Ndashima yuko urugendo rwatangiwe n'abanyarwanda barusoje kuwa gatanu, barusoza neza. Uko barutangiye neza barusoza neza. Igihe cyanjye rero gihe cyo kubivugaho no kubyishimira ku mugaragaro cyari kitaragera, tutarasoza. Ntago nakwishimirwa urugendo umuntu ataragerayo. Ubwo rero twagezeyo kuwa gatanu ubwo umukuru w'igihugu yarahiraga. Biriya ni ibintu abenshi dufata mu kamenyero tukabyitiranya n'ibindi, kubera yuko twatojwe kurangara, kubera ko abaperezida bose bajyaho bakarahira inzira n'iziriya, tukagira ngo ni ibisanzwe, ariko buri ibidasanzwe bisa n'ibisanzwe. Ndashimira rero mu by'ukuri ku giti cyanjye abanyarwanda uburyo twabyitwayemo kuba bitangiye kugera birangije. Nkasoresha aya mashimwe yanjye ingingo 3 zavuzwe mu kurahira n'umukuru w'igihugu. Yavuze byinshi byiza, ariko hari ingingo 3 cyangwa se interuro 3 yavuze nshaka gusangira namwe. Ikizi nsangiza namwe si uko mutazizi cyangwa mutazikurikiye, no kugira ngo tuzitekerezeho. Uri ushaka kumenya igihugu, ubuzima bw'igihugu, intambwe yacyo uko ireshya n'uko iremereye, yaho kiva, aho kigeze n'aho kijya, wumva amagambo y'umukuru w'igihugu, wumva amagambo y'umuyobozi wacyo. Urugamba rwose iyo ushaka kurusingira neza ujya ku muyobozi kumva uko atekereza. Ku basesenguzi rero, ku bantu nakwita
abo duhwanyije inyota yo kumenya kuko genda yihorana sa naho nayivukanye. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Yabivuze mu Cyongereza, ndashaka ko ndayavuga uko yayavuze hanyuma tuyasubize mu Kinyarwanda cyacu. Impamvu yavuze mu Cyongereza sinibwira ko muvugira, ariko nuko abo yabwiraga cyane aricyo bumva. Abo nicyo bumva. Ni byiza ko babyumva kandi bakabyumva mu rurimi rwabo. Twe twabyumvise mu rurimi rwabo, nabyo n'ubudashyikirwa, ariko bo reka tubafashe tubereke ko tubarenze, tubibumvishe mu rurimi rwabo bumva neza. Mwebwe rero ndimo gushaka ko tubisubiramo, twongere tubyuze. Yaravuze ngo intero ya mbere nshaka ko dusangira, yaravuze ngo every African country has to contend with efforts to force us to live on someone else's terms. They demand that we replace our systems that are working well for us with dogmas in which their own people are rapidly losing faith. Ngo buri munyafrika wese cyangwa se buri mwirabura agomba guhangana, agomba kwanga imbaraga zimuhatira kubaho ukundi yifuza, imbaraga zimutegeka kubaho ukunda bishaka. Ngo bahora badusaba ko dusimbuza uburyo bw'imikorere bwacu, tubusimbuze dogmas zabo, bimwe duhora twiga by'amadogma byatwishe. Byatwica, biduca muri humye, biratuzunguza, n'ubu turacyazenguruka. Dogma everywhere. Baduhe dogma zabo tuzifate. Dogma ni amahame, ni amahame shingiro, ni ibyo utabaza, ni ibyo utagomba guhakanya cyangwa se kubaza. Fata ibintu uko biri mu bumana, mu myumvire, mu bwenge, mu buzima, dufate dogmas. Aravuga ati ibyo tuguye kubyanga, kwanga ko umuntu asimbuza ibyacu ibye, amahame ye, kandi ayo mahame n'abantu ubwabo bene wabo batangiye kuyatakariza icyizere. Icyizere bwabo barimo kugitakaza, twebwe tukigire, dutangire tugiramye, tugihimbaze, kandi nabo ubwabo batangiye kugitakaza. Izi dogma rero nizo turwana nazo, nizo twatangiye turwana nazo mu kirimbuzi kuva dutangiye umwaka urashize. Gufata amahame y'imitekerereze agahindurwa, agasimbuzwa ngo ni mu izina ry'Imana. Ibyo ntabwo tuzabyemera, ntibishoboka, ntibizakunda, ntabwo byakunda. Interuro ya kabiri yavuga ngo Africa has no civilizational problems, only assets. Over centuries of adversity, our civilization sustained us. Today, it endows us with ambition, compassion, and creativity. Civilization niho baduteye batubwira, niho baduciye mu kintu cyo kutubwira ko baje gusiviriza Afrika ngo ni umugabane w'ubucuraburindi, ni ubujiji, ni ubukene. Baza muri icyo kintu cyitwa civilization. Umukuru w'igihugu yaravuze ati civilization yacu, bya bindi bitaga umwijima, ntabwo byigeze biduteza ikibazo, nta bukene byigeze, ahubwo byari bikeneye ubushobozi. Nibyo duhora tuvuga hano mu kigisho. Ubushobozi burubakwa, ntabwo usenga ngo ubushobozi buramanutse, ntabwo ujya
gusabiriza ubushobozi. Civilisation yacu, umuco wacu, ubushobozi bwabyo ni ibintu byubakwa natwe, ni twebwe ubwacu dukwiye kubyo. Imyumvire yacu, uko dutera imbere, uko dukura, uko twaguka, ni ubushobozi bwubakwa na ba nyirabyo. So nibyo yavugaga ati icyo twabuze, kandi impamvu twakibuze si uko twari tutagifite, ahubwo nuko twayobye, baratuyobeje, baratwimura, baratwiba, baratuzingazinga, tubura umwanya wo kubaka ubushobozi bwa civilisation, bw'iterambere yacu mu myumvire. Aravuga ngo iyi civilisation yacu mu ntambara zose twahuye nazo niyo yadutabaye. Twebwe abanyarwanda ibi turabizi cyane kurusha abandi, kuko ibibazo twahuye nabyo byakemuwe n'umutu wacu bwacu, iwacu, mu myumvire yacu, mu muco wacu, mu bushobozi bwacu, mu mateka yacu. Ibi rero turabyumva cyane. Adversity, ibibazo byose twahuye nabyo twabitawabawemo n'umuco wacu. Mabwira abantu kubonisha itamba tugata n'ibyo twambaye no gupfa duhagaze. Aravuga ati it sustained us. Today it endows us with ambition, compassion and creativity. Uyu munsi itwambitse cyangwa se idutujemo ibintu bigera kuri bitatu nshaka ko twumva. Ambition ni umugambi, ni ukugambirira. Aya magambo ni amagambo akomeye, amagambo meza cyane ku muntu ushaka guhonoka, wahonnye azira ibi bintu byose twazize. Uyu ni umuti. Aravuga ati uyu muco wacu, ubumenyi bwacu, iyi gakondo yacu, niyo jambo ryiza, yadutujemo cyangwa se dutuzamo kugambirira, imbaraga y'umugambi, ubushake na creativity. Creativity ni ubushobozi, niko mbibona, ko mbyita. Iyi gakondo yacu nk'abirabura idutujemo ibyo bintu bitatu: ubushake, kugambirira cyangwa se umugambi, n'ubushobozi. Banyarwanda, ibi bintu turabyifitemo, nibyo duhora tuvuga hano. Ibi bintu tubyifitemo, kuki mujya kubishakira ahandi? Kuki mujya gushakira ku biziba by'amariba y'abandi kandi dufite amariba yacu mazima? Kuki dusaba yangishwa n'ibiroha kandi dufite amazi wacu? So aya magambo ni amagambo akomeye. Now, ijya gatatu, interero ya gatatu, yavuze ngo those who are worried about our welfare should feel at ease. Abo bose bababajwe nuko tubayeho, abo bigize bacunguzi bacu, nibo bazi ko tukennye, nibo bazi ko turi injiji, nibo bazi ko turwaye health, tumeze nabi, duhorana. Abo badukunda kurusha uko twikunda, batubeshya ko badukunda kurusha uko twikunda. Yarababwiye ati muhumure, mutuze, muruhuke, izo mbaraga zanyu muzigumane. Navuga ati you should feel at ease. We are the best students for our own shortcomings. Ni twebwe ubwacu nitwe ubwacu dufite ubushobozi bwo kwiga ingaruka z'ubukene bwacu. Nitwe tubyiga, nitwe tubishoboye, ni twebwe abanyeshuri beza babyo, ntabwo ari mwe. Mwiza kutwigisha ibyo mutazi, mwiza kutwigisha ingaruka z'ubukene bwacu kandi ari twe tububayemo. Mwiza kutwigisha ibyiza byo kubana kandi ari twe twaryanye. Mwiza kutwigisha ibi ngibi ni bwa buryarya bwabo.
bavuga ati rero mutuze mugenze amaguru mugenze gake twarize kandi tuzi kwiga we are best students abanyeshuri beza. Aya magambo ajyanye abasangize kuko kuva nayumva kugeza uyu munsi ndacyari mu munezero wayo. Ndashaka rero dufatanye ababyumva ariko dufatanye tuyanezererwemo. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko buriya iyo ubonye umuyobozi nk'uyu wari umugisha ugenda n'amaguru, aho ndi tujya gushaka za kanyarira no mu mazi, uyu ni umugisha ugenda n'amaguru, umugisha ukoraho. Imana ikomeze imuhe kurama kugira ngo azaturimburire byinshi twarambiwe kera cyangwa se turambiwe, akomeza birimbure turabirambiwe nibigende bive mu nzira. Tucye ku cyigisho rero cy'uyu munsi. Ikigisho cy'ubushize twarebeye hamwe ku bijyanye na Mariya wa undi nyina wa mwita nyina w'Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo ari nyina w'Imana. Yabyaye Yezu cyangwa se Yesu, yabyaye umuhungu we n'umugabo w'umugore we, nako n'umugore w'umugabo we n'umugabo we. Nta by'Imana birimo, nta bintu by'Imana birimo rwose. Yabyaye umuntu, nawe ni umuntu, yabyawe n'abantu, ni Mariya nyine. So twarabirebye tubona ko se yitwaga Yoakimu, nyina ari Ana, bavutse igihe kizwi, aho bavukiye imiryango amateka arahari naho. Ibyo rero ntabwo turi bubitindemo. Uyu munsi tugiye ku muhungu we. Muhungu we tuzamwiga inshuro ebyiri, hari iyi ngiyi hari n'izakurikiraho. Uyu munsi tugiye kumureba neza uwo ari we. Ndasaba abantu rwose bankurikira, ababishaka ariko abo twatangiranye bagifite ubushake. Tugiye kureba Yesu, Jesus, Jesus, ibyo byose uwo muntu uwo ari we mu by'ukuri nk'umuntu. Noneho ku cyumweru gitaha tuzarebera hamwe ibyamwitiriwe, ibyamuhawe. Ibi mvuga ni ibintu bigaragara, ni factual, ni ibintu bifite ibihamya. Ntabwo mbabwira ngo mwizere muhumirize oya, nta kintu na kimwe navugiye kuri iyi radio ntafitiye igihamya kandi ntabasangije. Niba mutarabanebwe, ndibwira ko confidence njyewe mfite kandi zakomeje kunyubaka no kumbera imbaraga, namwe zizababera imbaraga. Nta cyiza nko kumenya, nta budahangarwa bubaho nko kumenya. Ntabwo, nta cyizere kibaho gishoboka kingana n'ikibyarwa no kumenya. Ntabyo. Abanyarwanda duharanire kumenya, duhuguke, ntacyo bitwaye. Nta muntu wishwe no kumenya ngo tubone intumbi bajyana muri morgue kubera ko zamenye ngo zishwe no. Ahubwo twabonye intumbi nyinshi zishwe no kutamenya. Hari intumbi ziba zigenda, hari intumbi zapfuye, hari birirwa bagwa mu mazi mu misozi ngo barimo gusenga, umuntu akagwayo gapfa. Byo bose n'abantu bicwa no kutamenya. Hari abantu bagwa mu masengesho ngo yo kwiyiriza. Ya murabizi, hari umupasiteri wigeze kugwa hariya ku musozi ngira ngo w'Amasoro cyangwa se handi nkaho, azira ngo kwiyiriza arapfa. Hari abantu benshi kutamenya bimaze kwica. Nta ntumbi yo kumenya yigeze baho. Ni ibintu mwe budakwiye kwingingirwa ngo umuntu abyuka binginga ngo mumenye. Ntangira natangiye mbinginga nyina murabyiwe, ariko ntabwo hazabaho benshi babinginga. Yewe impamvu mbinginga
nuko nababajwe, dusangiye amateka, ibibabaza byarambabaje cyangwa n'ubu biracyambabaza. Ndi umwana wanyu, ndi mwebwe namwe muri jye, ariko ntabwo ari benshi bazakomeza kuza babinginga. Now, Yesu, uyu bita Yesu, Yesu ubundi ni izina rusange, ntabwo ari izina bwite. Ni nka mugabo, ni nka abo bose amazina bwite. Ni nkuko, ni nka Yohana witwa John akitwa Jean akitwa ibyo byose. Ni nka Mutabazi, Mutabazi, Mucunguzi, nta amazina twari dusanga ngo hano. Ni izina ntabwo ryavuye mu ijuru, ngo marayika yaraje avuga se yavugiye he? Kari amazina asanzwe. Ubwo niba yaravuze yavugiye mu mubyeyi, nkuko natwe ababyeyi bacu batwita amazina bafite aho bayakuye, ubwo nabo baba bavugishijwe. Ibintu kurema amaseno, ukamurika igikuta, ugahura ukabona amababa yuzuye. Ibi ni ya atake ya indi nita guterwa kw'imboneza bitekerezo by'umuntu. Iyo baguteye mu mboneza bitekerezo bahamya imyumvire. Buriya umwambi bagemye ku mboneza bitekerezo, uko utekereza ugusha imyumvire. Yesu, uburyo bwa mbere uyu munsi nshaka ko turi buhereho, ntago muvuga nkuko Bibiliya muvuga, kuko Bibiliya iramubeshyera. Ibi rwose ni ukuri, Bibiliya iramubeshyera hafi ibintu byose. Ndamuvuga uko amateka muvuga. Yewe ndamuvuga uko amateka muvuga. Amateka aramuvuga ate? Yesu amateka muvuga ate? Amateka y'abandi cyo nacyo ni ikindi. Amateka y'abandi aramuvuga ate? Bibiliya ntabwo irimo amateka ahagije, kuko isezerano rishya, ibyo twita isezerano rishya, ni ibintu birimo uburiganya bwinshi. Mwarebye aho byaturutse, ni ibya Roma biriya byose, ni iby'abagatulika nk'umuco wabo w'ubukirisitu. Ni Roma buriya yose barababeshye ngo ni natwe turabeshyeka. Ndareba amateka y'Abayahudi uko amuvuga, ndebe n'amateka y'Abagiriki cyangwa se y'abari bariho icyo gihe. Aho ngaho niho ndi burebe. Ayo mateka niyo ari bumfashe kubaka neza Yesu wari we, utari biased. Noneho niturangiza kureba uwo nguwo, turebe noneho Yesu wa Bibiliya. Yesu wa Bibiliya uwo ari we ni impamvu, uretse ko twagiye tubikomozaho mu nyigisho hafi ya zose twagiye dutangirana nazo. Ariko ibyo nibyo bice bibiri nshaka kureba mu Yesu muri iki gitondo. Yesu w'amateka, ibitabo ni byinshi ndaza kubibaha, mwashakira mu mateka cyangwa se historical Jesus, uwo bita historical Jesus. Yesu w'amateka
nta nubwo akwiye kubavugwa. Ni ikintu rwose nibyo nabwiraga abantu ko yewe uretse ko wa mugani amatsiko yumvikana bitewe nuko bamubeshyeho benshi kandi kenshi, ariko n'umuntu usanzwe nk'abandi bose, nkanjye n'abandi nkamwe mwese. Uwo Yesu w'amateka aho ahurira n'igituma avugwaho nicyo ndi buvuge. Kuki yavuzweho? Kuki yibwe akubakwamo monument cyangwa se monument? Buriya ni nk'iki, hari impamvu ihari byatumye. Kuki bitabaye ku bandi? Kuki bitabaye? Hari impamvu yabaye yatumye uwo muntu yubakwamo monument, urwibutso, ibintu biri ntuza bihoraho. Icyo kintu rero nicyo tugiye guheraho. Murabizi neza ko mu biganiro byatambutse twasuzumye neza, twifashishije ibitabo bitandukanye by'amateka na Bibiliya yaje kuzamo. Abaroma barabyiyandikira muri ibyo bitabo byabo, bavuga yuko bahamya neza, bashobora kuba wenda bari batabizi ko ari byo umuntu ashobora no kuzashakisha mu byo bavuga. Ura ntumenya ibyo umuntu ashakisha mu magambo buvuga, ariko ngira ngo bayobye kumenya ko babeshya ko mu by'ukuri Abisirayeli, abo bita Abisirayeli ba kera, batari abatukura cyangwa se ab'imibiri iriya tubona. Bibiliya iri clair, n'ibitabo by'amateka biri clair. Ibyiswe Isirayeli nabyo wumva bifitemo ukuntu biri vague ukuntu, ariko reka tukomeze tubifate gutyo. Ni imiryango yakomotse hano muri Afurika. Iyo mvuga Afurika ni isi yirabura, iyo ariko ya kera, iyo si ya kera ya Isirayeli. Ubu Isirayeli yarahindutse. Ndabwiye ko kwigarurira isi byagarukiye hano iwacu aha Tanzania. Mujya muhabona iyo muhajya, mu kuntu muhasanga Abarabu benshi. Buriya isi yose yari igiye kwigarurirwa habura gato. Nari n'abantu byari successive, hakavamo bakakuranwa na bariya nabo bakakuranwa. So byatangiye ari Abagiriki bakuranwa n'Abaroma, bigera muri abo Barabu. N'uyu munsi kandi isi iracyazenguruka kuri ibyo bintu. Ariko igisekuru, genealogy y'uwo bita Yesu, yo kwa Mariya na Yosefu, kwanza reka bari tuvuga, ni mu banyakanani. Kanani, umuntu zibye Kanani ko yakomotse kuri Hamu. Isi yose yemera ko Hamu rwose ari umwirabura. Nabyo baduziza ngo baratuvumye kubera ko twavuye kwa Hamu. Ntemera, ariko ukuri nuko avuka mu banyakanani. Abanyakanani ntabwo bigeze batukura rero. Amateka arahari clair rwose, abantu bakunda gusoma ni mucukumbure murabibona. Abanyakanani baburiya burasirazuba bwo hagati ntibigeze baba birabura cyangwa Barabu. Barabirabura. Yesu rero akomoka mu birabura. Twarebye ba Dawidi, tureba tubona yuko ava mu muryango witwa Rahabu. Iyi Bibiliya dusoma isobanura neza yuko yari ari umunya, aho yabaga muri Yeriko ni Kanani. Yari umunyakanani, yari umuturage wa Kanani. Murasoma amasene yakinishijwemo muri izo filime, uburyo ngo yakiriye abatasi baje kugera gute simbizi, ibintu nk'ibyo. Ariko bakavuga ko yari indaye. Buri gihe ibintu byose bifite aho bihurira n'aho twakwisanga bihorana ibibazo.
Bowazi muzi bya Bowazi na kwara haba aho ngaho ko abo bantu bose nabirabura barabafite aho rero niho Yesu akomoka niho avuka. Abampakanya basome za Bibiliya zabo kuko dore ko arizo mukunda cyane kurusha ibindi mwasoma cyangwa se bishoboka ko kubabera ibihamya, ariko si ukuvuga ko ari Bibiliya gusa ibivuga, hari n'ibitabo byinshi cyane bibisobanura. Ariko kubera ko abantu bakunda Bibiliya bajya muri Matayo na Luka bakabishaka barabibona, babona neza yuko ibisekuru by'uyu muntu bita Yesu bitagwa mu bazungu, mu Baroma cyangwa se mu Barabu uyu munsi biyitiriye hariya. Matayo igice cya mbere kiri clair, mugende mu bisome murabibona. Aza gusanga rwose ahura cyane n'abantu birabura, ariko beka aho tuhave cyane twe kuhatinda cyane. Uyu rero yari umwana nk'abandi, yavutse nk'abandi. Abantu bavuga ko atabayeho aho babivugira ndahabona ndanahumva, ni ukubera ko ibyo bamuvuga hatari ibye. Iyo bavuga ibintu bagushyira mu bintu bitari ibyawe, akenshi ubwo biba bivuze yuko wowe udahari mu by'ukuri. Ubwo tureba ibyo bintu aho biva n'aho bishibuka. Ubwo aho bishibuka iyo hagaragaye ubwo wowe utariho, ariko mu by'ukuri hari impamvu Yesu yitwajwe n'ingoma y'Abaroma akubakwamo inyubako afite uyu munsi mu mitwe y'abantu, abantu batazi batamenye, kubera ko batayigishijwe. Abagiye kutwigisha ibi bintu ni abapasiteri, nabo batabizi mu by'ukuri, abenshi batabizi. Babisoma muri Bibiliya, babyiga muri teoloji zabo. Teoloji ni Roma, nivuga ibintu ukajya ukavuga ngo warize ngo urasobanukiwe ngo ugiye gusobanurira abandi, kandi ugasanga bafite uburyo bubakitse mu buryo badashobora gusoma ibindi bitabo ibiri hanze ya Bibiliya na doctrine na dogma ntabwo babishaka. Ukibaza uti nk'ubu se ubu balance biri hehe ukeneye ku balancing? Ni ikigaragara ko mu by'ukuri n'ababitubwiye nabo bakeneye kubimenya, bakeneye kubyiga. Abaroma bamaze kwigarurira iyi si yose, nduzi ko ari isi yose, ariko ubwo turi mu burasirazuba bwo hagati, buriya batazakubeshya, nta muntu wigarurira umuco atanyuze mu bumana. Ntibibaho, ntabwo bibaho. Kuko mu bumana ni izingiro cyangwa ni ihuriro rya bose. Iyo ushaka gufata abantu rero ngo bafate bugwate mu bitekerezo, ubafatira mu bumana. Abaroma baje bigarurira isi, kandi n'uyu munsi na hano iwacu murabibona ko Kibeho na Kiramariya byagiye. Kibeho n'ubutaka butagatifu nyine, twari hano cyumweru gishize tubibona ko ubu ntabwo bashobora kugufata batanyuze mu bumana. Niko byagenze rero no muri burasirazuba bwo hagati, baraje binjirira umuco bashaka gukoresha iturufu ry'idini cyangwa se y'imisengere. Noneho bakora ikintu, bashaka kurimbura umuco wabo gakondo cyangwa se karande w'imyemerere. Babona ntibikunda, bagerageza uburyo bakora ikintu kimeze nka hybrid. Urabona guhuza ibintu, ikintu kikaba kitakiri cya kindi ariko nanone kitari kiriya, kugira bagire aho bahurira hagati. Bubaka ibyo bita Judaism ishingiye cyangwa se yubakitse ku mahame
n'umurongo w'abaroma. Niyo mpamvu abantu nk'abapasiteri yewe rwose mashaka ko tunigana cyangwa tunaganira ariko ngira baba bagiye ngo mu nsengero zabo bakabaye bibaza impamvu idini ryumvikanye na Roma kandi babeshywa yuko idini ryari ry'abayuda gusa, ryari ry'abisirayeli gusa, hanyuma Roma yari Roma nyine. Ntibibaza impamvu ibyo bintu bihuza bikanywana. Nuko mu by'ukuri idini n'ubundi ryari rya Roma. Abo banyedini bari icyo gihe bari abakozi ba Roma. Niko bigenda ni nkani wacu bose baje sa abakozi ba Roma n'uyu munsi ba perode basenyeri cyukora harimo bamwe rwose babyanze kandi ndashimira muri ubutwari bw'abanyarwanda ni kamere ntabwo rero byari gushoboka hatabanje gusenywa fondation y'ukwemera cyangwa se y'ubumana, ireme ry'imyumvire y'ubumana kuri sosiyete y'icyo gihe. Ntabwo ubukoroni bwari gushoboka kwa kiriya gihugu. Nibyo baje barakora rero, barapointing. Nta muntu wayoboraga idini atashyizweho na leta, ntibyabagaho. No kugeza babwiye no kugeza no kuba papa buri gihe idini ryahoze ryakomeje n'uyu munsi rizahora ari umugaragu wa politiki y'abazungu. None icyo gihe abisirayeli nkomeza gukoresha iryo zina ntabwo babyakiraga neza, ntabwo babyumvaga nk'ibintu bakwiye gutuza ngo bibamare. Bumvaga bakeneye buri gihe umuntu wabacungura, akabacungura ku muco. Ibivuga bifite ibihamya, mw'abantu mwe rwose bifite ibihamya. Akabacungura ku muco. Impamvu uyu munsi muzasanga Yesu atari popular muri Israel nuko Israel ya Yesu na Israel y'ubu bitandukanye. Uyu munsi hari Roma, hari Israel kera. Ntago si uwabo nyine ntiyigeze abo umwana wabo abo barabamaze aho yavutse n'ibyo barabarangije nk'uko twese batwotote cyangwa n'ubu bakitwotote. We avukana nabyita ubudasa bwo guhakanya cyangwa se kugerageza gupfundura iri pfundo ryihishe inyuma y'Imana rinyuze mu idini yari yaramaze guhangwa na Roma, ariko irihangishije inyito ya Israeli ya Judaism y'ubuyuda. Kandi koko niyo mpamvu uyu munsi musanga abayuda benshi bakomoka muri za Spain, muzasanga baba muri za Russia, muzasanga baba uri n'umuntu komubwira ngo no ngo Jew but ngo Spanish origin, ngo Jew ngo of Russian origin. Nta muyahudi wo muri Israel ubaho, baba bafite origine zindi, kubera ko icyo batangije ndimo kubabwira cyamaze kuranda. Uyu munsi nicyo kikiriho. Abashikanazi ni Abaroma n'Abadage. Buri Ubudage na Roma, Ubudage bwari intara ya Roma, ibyo nayo babwiye ko buriya ni Abaroma bose buriya. Iyo ureba abo bita aba Ashkenaz Jews ni abantu b'Abaroma bitwa Abisirayeli nyine. Judaism niko n'ubundi bari barabyubatse muri Israel y'icyo gihe. Ubuyuda bwari butakira ubuyuda. Ni nkuko uyu munsi bagenda bashaka gutwara amateka y'umuco cyangwa se n'ahantu nyaburanga h'umuco bakagenda bahaha idini. Buriya niko bahoze kuva kera.
kugira ngo basimbure umuco bikomeze byitwe ibyanyu ariko atari ibyanyu, bitagizwe namwe. Niko babayeho. Noneho uyu muhungu avuka yopoza ibi bintu ariko yanga kujya muri politike, ajya mu Mana akajya bivugira kuko n'ubundi ushaka kubohora cyane ujya mu niho isubyo riri. So, agahaguruka yopoza idini mu bumana n'uburyo byiyitirira ubumana, abatukagira idini riramwica. Ariko buriya hari abantu bavuga ngo yishwe na bene, ntabwo yishwe na bene wabo, yishwe n'Abaroma, yicwa n'abacakara b'Abaroma bariho icyo gihe muri icyo gihugu. Kubamba wari umuco, ariko wari umuco ubambwa buriya nta Muroma wabambwaga, habambwaga abanyamahanga. Cyari igihano giciriritse cya underdogs, abantu bo hasi. So bamubambi ni nko kumuhanisha igihano cya nyuma, kuko n'ubundi atari nta nubwo ari umwene, si umwana w'ingoma. Baramubamba. Niyo mpamvu nta bitabo, nta kintu Yesu yavuze wabona cye bwite, kuko icyo gihe ntabwo hariho ari ubushobozi bw'icyo gihe ntibwari buri in his favor. Ntabwo bwafavoringaga ibyo avuga, kuko dufite ibyanditswe n'abariho mu gihe cye, ariko we ibyo yanditse ntibyaboneka, cyangwa se abamuyobotse ibyo banditse ntibyaboneka. Ikibazo rero si igihe cyo kwandika, ikibazo ni ubushobozi bwatangwaga n'igihe, ntabwo yari abufite icyo gihe. Baramwica, bamukuraho. Ariko kubera ko bari bamaze kubona ko Abisirayeli igihugu hafi ya cyose kimuri inyuma, baravuga bati uyu muntu reka tumurememo kadahumeka kugira ngo dushobore kwigarurira aba bantu bataducika. Isi impamvu bamwibonagamo nuko yahuzaga, ubwo ntabwo giye mvuga ibyo ntabwo ibiri muri Bibiliya byose, zino nyandiko zose ni iz'Abaroma zivuga kuri Yesu, ibyo yavuze ibyo no. Nta gitabo cye yasize, yari umuntu wazize ubusa, agenda ntacyo avuze, ntacyo asize, ntacyo yanditse, kubera yuko ingoma yariho ari iyo politiki, ari iy'amadini y'icyo gihe, nta na kimwe cyamufevaringaga. Babahingaga bukware nk'uko uhiga. Now icyo gihe apfa atyo, arahambwa, birarangira. Ariko kubera ko rubanda rw'icyo gihe rwamwibonagamo, kubera ko yavugiraga mu mwimerere wabo, yavugiraga mu ishyaka ry'ukuri kwaho bisanga, aho imitima yabo iterera, aho banyoterwa, iwabo hatagaragara. Bamubonaga nk'umucunguzi. Ariko bireba ngo bo babonaga ngo kube ngo ntibamenye yuko ngo we ngo bamwitiranyije n'ucungura ngo iby'umubiri, ngo kandi we ngo yaraje guca iby'umwuka. Se babicungura bate? Aba babitwigisha se ko bari inyuma y'iby'umubiri. Yari umucunguzi. Narababwiye ubugingo n'umuco ni ikintu kimwe. Buriya culture muribuka tubyiga mu biganiro byatambutse. Culture ni ubugingo bw'umuntu, bw'igihugu, bwo kubaho k'umuntu. So yacunguraga ubugingo bwabo,
ashingiye cyangwa se ashoreye mu muco wabo. Yicwa n'idini ry'Abaroma rifite inyito y'Abayuda, yicwa na politiki y'Abaroma yari yigaruriye isi, yageragezaga kurimbura kandi koko yarabikoze. Niyo mpamvu abakunda no kiriya gihugu bajya munozoma n'amateka yayo, abarimo barabishe genocide, barabishe barabamara, ngo bahungiye muri Espagne. Bahunze batese, bahunze ryari? Bari guhungi ushiki ko nta ndege ko twurira indege tugaho usiga ifarashi n'icumu uri ku maguru. Barabishe. Hagerageje guhunga ibitabo nari basomeye, muzasome muzashaka igitabo cya cy'uyu mu West African professor, ndaza kukibuka uko cyitwa, ni African Civilization, ibintu nk'ibyo. Aza kubaha izina rye neza, ariko narabibahaye mu bitabo twakavarinze, agaragaza neza uburyo bahunze bamanuka, baragendaga n'amaguru of course, bamanuka bagarukaga muri Afrika. Hano bagarutse muri za West Africa, hariya hari biriya bihugu bya West Africa hasi, iyi ngiyi muri Sub-Saharan Africa. Ahangaha abitwa ko bacitse ku icumu niho basubiye. Amateka arahari, umuco urahari w'Abisirayeli b'icyo gihe. Mu by'ukuri umuntu uhakana ibintu nk'ibi sinzi n'ukuntu naho abahera, mu by'ukuri atari bwa burozi bw'amarangamutima baturoga. Iyo ibintu bihari biri factual bigaragara, ababyanditse barabasuye, umuco wabo, ibyo nuko bose nabirabura, barasa nawe nk'abandi bose hano hose. Amafoto arahari ko bahunze bagahungira iyo bahunga icumu ry'Abaroma bagahungira muri Afrika yo hepfo. Ubundi se uwiruka azamuka ngabahunga ati nuko barabica barabamara bararangiza. Ariko kuko babonaga uyu muco w'aba bantu bitwaga Abisirayeli b'icyo gihe ni umuco ukomoka inaha hano iwacu ahangaha. Nayo babwiye uburyo India kugeza hejuru muri Middle East, aho ibyo bitaga za Babuloni kwa Nimrod hejuru hose, ni abantu bakomokaga ku muco umwe w'inahangaha w'iwacu. Ni ukuvuga Abaroma mu bwenge nawe, kandi nawe niko wabibona, aravuga bati nidurwana cyane n'uyu muntu n'urumuri, ntago turi bushobore gufata iki gice cy'isi, ntago turi bugifate. Batahubwo noneho niyo mpamvu Imana kuri twebwe ntabwo ari Imana y'amazu, si Imana y'amasura, si Imana y'umubiri. Ubwami bwayo buba muri twebwe. Ntabwo uko twafataga Imana muri ya mashusho y'ibitagaragara, bo badutera babishyira mu bigaragara, barubaka, baratwiba, ariko bo icyo baturusha nuko bubaka ibyo biba. Twebwe turagira, turayoboka, tugakunda, tukabibamo, ariko nta nyubako yabyo dusiga. Niyo dusize barayisenya, bayisenya vuba cyane. Iyo Mana twayibikaga mu mashusho mbika bitekerezo, nibyo twigeze kureba ubushize. Bakayibika mu ishusho y'igisiga, bakayibika mu ishusho y'inka, kubera ko ishusho
niyo yonyine ifite imbaraga yo gukomeza ibitekerezo, kubibika. So uwo muco rero waturukaga hano warazamutse hose, niwe wari uhari icyo gihe, kuko abirabura nibo bariho muri icyo gihe. Izo ni facts, ntabwo ari ukubeshya. Abirabura ayo mateka nibo bariho icyo gihe. So bari bahuje imyumvire, imboneza bitekereza ari imwe. Aba noneho bazana indi yabo igomba guhanga muri iyi ngiyi. Baravuga bati Yesu reka tumwubake, noneho tumwubakire. Nyuma y'imyaka irenga 40 apfuye, nawe tekereza. Abarwo batangira no kubaka inyubako yamwitiriwe. Same people bamwishe. Ngo generation y'amateka yabaye mu gihe cya Yesu yayibonye yari itakiriho. So hasigaye amateka adafite ibihamya, ku buryo abashoboraga kuvuka nyuma yaho hose bose bagombaga gufata ibyo babonye, kuko ntabyo bari bazi. Niko twabayeho twese. Nk'ubu generation yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi yizabita, abana bacu bazavuka hatabayeho kubaka ireme rya memory ya genocide. Umuntu wari wese yazaga agasobanura jenoside uko abyumva, bari icyo gihe bakayifata, ariko bo bumva ko yarabayeho. Ibyo that is a fact, ariko uwashaka wese azayubaka. Turashima rero ko hariho inyubako ya memory bundi muri gahunda leta ikora. He kuzagira baraza noneho bapirata ayo mateka mu nyubako yindi, ariko bagamije kwigarurira imitima noneho neza mu buryo busingira indiba y'imitima yabo. Ubutwari bw'abirabura, ubutwari bwahakomoka bugirwa ubutwari bw'abaroma. Nuko bakora bo, nuko nibyo, ubwo nibwo bucakura bwabo. Yari umuntu waje arimo kurwanira icyo bita, icyo wabonaga wakwita mu rurimi rw'icyongereza moral decay, kubora kwa moralite. Abantu barimo kuva ku mwimerere w'ubuntu, kukuri gutsinda, kukuri kubyara, bitwaje Imana yo mu ijuru data ibiki nibi. Ari inyungu z'abaroma. Akarwana n'ukuri shingiro kw'abakurambere mu muco w'abirabura mu isi y'Iburasirazuba bwo hagati icyo gihe n'amajyaruguru, kuko yari mu nkongi y'umwuma. Aribyo nababwiraga bya kwitwa moral decay. Decay ni ukubora. Yakomokaga ku baroma, byatumye abonwa nk'umucunguzi wabo bantu b'icyo gihe, ungana Imana. Ungana Imana mu bakurambere b'icyo gihe, ungana Imana. Kubera ko abaroma babonaga wari umuco bagombaga guhura nawe nyine aho kujya hose, uko bari kumanuka muri uyu muhora wose bakagera, babonaga ari ibintu bazakomeza guhura nabyo, kuko umuntu n'umwe. Kandi bakabona ko batarwanya imboneza bitekerezo bishobora kubabyarira gutsindwa no gutakaza abo bashakaga kwigarurira. Bamuhangamo icyo kintu kugira ngo babafate mpiri, bashobore gufata mpiri abo bashakaga. Ariko babafatishe mpiri guhanga amaso kuri monument,
bafatishe mpiri guhanga amaso kuri cya gishushanyo cyari cyaramaze kubakwa, cyitiriwe uyu ntwari yabo, cyitiriwe intwari yabo, bakirebe gusa, kirebe, hasigaye ibikorwa bikorwe bakanuye. Bahora n'inyota ihoraho iri kuri icyo kintu cy'ikimonument, ariko kidafite aho gihurira n'amateka y'umuntu, bakiremera amateka kugira ngo byihutishe kwakirwa kwabo muri rubanda, kugira ngo ababarwanyaga batsindwe batarwanye. Ni ukuvuga ngo ni incakura mbi cyane, batererwe mu ishusho cyangwa se mu gishushanyo, ubwo batererwe ni twebwe twese mu gishushanyo cy'imbonezabitekerezo yacu, ariko twimurirwe mu kinya cy'ibitekerezo. So mu by'ukuri koko nk'uko abantu babivuga, nta physical cyangwa se archaeological evidences za Yesu ntaho wazibona, kuko n'ubundi umuntu ntago ari physique. Archaeology ntabwo ari ihame ko mugabo ubu nimba ntakiri muri uyu mubiri, ntabwo ari ihame ko amagufwa yanjye uzashaka azayabona. Ntabwo mu by'ukuri twakwe expectinga ko Yesu nk'umuntu wabaye icyo gihe yaba afite evidence ziri physique. Ntabwo ari building, na building inyubako barazisenya zikagwa. Ntabwo umuntu rero amubonera physical evidence. Archaeological evidence ntabwo wayibona, kubera ko hapfuye ni benshi, amagufwa ni menshi, amateka yarahindutse. Abatwaraga icyo gihugu sibo bakigitwara, bakiyitirira ba nyiracyo sibo bakikirimo. Nimva yahari ni impimbano y'Abaroma kugira ngo bakomeze babakame mu yabahe, kandi murayabaha. Ariko nimusome ibitabo, hari nk'umuyahudi uhari witwa ko ari umuyahudi witwa Josephus, ni umuyahudi, yaramwanditse. Uyu ntabwo ari umunyedini, ni umunyamateka, ni historian. Avuga ko mu gitabo cye cyitwa Antiquities of the Jews, muri chapitre ya 3, avuga yuko yari umwigisha w'umunyabwenge. Yari a wise teacher. He was a wise teacher. Yari umwigisha w'umunyabwenge. Kandi ubwo ngubwo abangaba biyita abayuda ni b'Abaroma twavuga. Urumva ko nta nyungu yaba afite mu by'ukuri yo kumuvuga niba atarabayeho. Uyu ni Umuroma uvuga uwo badafite icyo basangiye. Nyuma n'uyu munsi ntibamwemera, ntacyo bamubonamo, kandi koko ni mu gihe bamubonamo iki se ko atari uwabo, ko adahagarariye amateka yabo, ko atahagarariye inyungu zabo, ko atahagarariye umuco wabo muri rubanda. Hari uwitwa Tacitus, nawe ni Umuroma noneho. This is a Roman historian. Yari n'umusenateri muri leta y'Abaroma. Mu gitabo cyitwa Annals, kuri chapitre 44 yamuvuzeho cyane. Aba bantu rero niba bashobora kumuvuga mu bitabo byabo nk'uko yabayeho, ariko uko bamuvuga mu by'ukuri nta hantu bamuvuga nk'umuntu wari ufite ubudasa kandi yari afite icyo ahagarariye. Ndashaka kubasomera amagambo ari muri iki gitabo. Murampaha akanya gato.
aho ubwe yabyivugiye. uyu munyamateka w'umuroma aho yivugiye avuga kuri Yesu umwene Mariya na Yosefu, nta nubwo ibyo kuvuga ngo yari ngo vierge, ngo umwana wa vierge, ngo ntabwo ari byo, ntabwo byigeze bibaho. Yari umwana w'umugabo nk'uko abandi bose bava ku bagabo n'abagore. Babaho ngo inyigisho ze zari brutally suppressed by Rome. Aba ngo inyigisho ze zamaganwaga mu burakari bwinshi cyane n'ubugome, ngo kubera ko zitari zihuje umuco, zitari zihuje umuco na Roma, kubera ko ngo zerekanaga, because they show spiritual allegory of profound philosophy that leads to mythical enlightenment. Ngo kuko zagaragazaga myth ubundi myth cyangwa se mythe ni nk'ibitekerezo, niyo bita mythology ni ibitekerezo. Rero ngo yagaragazaga ibitekerezo bigaragaza profoundness cyangwa se byagutse mu bugari bwo kumenya, kandi zashoboraga ndimo kubishyira mu Kinyarwanda, ngo zashoboraga, they would have power to turn the world inside out and transform life into exploration of impamvu Imana buri gihe ntabwo ari Imana iva handi, si Imana oya rwose, ni Imana iba muri twe, ni Imana isaba ko tuyibona. Niyo mpamvu byaborohereho kumwubakamo iryo teme, bambukirizagaho inyungu zabo, kandi n'uyu munsi bacyambukirizaho inyungu zabo. Uyu musenateri niko yamuvuze, n'umusenateri isa political figure, ntabwo umunyapolitiki uyu nguyu nta hantu ahure n'iby'amadini, na cyane ko atari n'umuyahudi. Uyu ni umuntu wishwe kubera akamaro yari afitiye ab'icyo gihe, ariko bamwubaka mu Mana. Ubu turebe noneho aho yubatswe nk'Imana uko byaje mu cyo bita Greek mythology. Greek mythology, abantu ndabasaba muzabisoma ibi, mujye musoma ibintu nk'ibi ngibi. Muribuka ko Abagiriki nibo babanje gufatira nabyita gufatira igihugu bagenzi babo b'Abaroma, barangije barakibaha igihugu, mvuga ubwo ni isi yose, ariko ubwo turi muri Israel y'icyo gihe, barakibaha. Baroma nabo baracyagikomeza muri bene wabo. Britain, murabizi ko Britain yakolonije, niyo ngira ngo niyo niwe uheruka gutwara hariya hantu.
nababwiye ko mythology biva ku ijambo mythos ry'Abagiriki bivuga tales cyangwa se stories cyangwa se fictions, aho ibi ngibi natwe dufite ibyo bitaga niyo twasomye dukomeza kubakangurira gushakisha ibi bitabo bivuga kuri African mythology cyane cyane biri ku mateka ashingiye kuri Egypt na za Ethiopia, kuko niho honyine muri icyo gihe cyabo nicyo gihe abantu batangiye kubika, ariko mu gihe byari bikiri iwacu hasi ahangaha ntabwo kwandika byari, iyo civilisation yari itaragera aho abantu bandika ku buryo babika. So twagiye twevoliwa nkuko n'ubundi ubushobozi mu iterambere rya buri muco wose bugenda bukura. So byakuze bigeze hariya hejuru, ubwami ariho bugeze, ariko ubwami bwa Egypt murabiza basomye ibitabo muzi ko bukomoka muri Sudan hano hepfo yabo, ariko nk'ibyo ntabwo aho bwavuye bugera Sudan havugwa, ntabwo hazwi. Ni ukuvuga ko ibintu byaturutse hasi bizamuka. ba Farawo ni hano hepfo kwa niho batwaraga Egypt yose. Ni ukuvuga Egypt icyo gihe yari Afrika, yari umwirabura, yari ubutaka bw'umwirabura bwose. Ko Egypt ni Egyptos ni Bant ni umwirabura. Icyo bivuze Bant ni ugushirira cyangwa se kuba umukara. So ubwo aho niho dufatira. Muri hari ibyo bita Greek mythology, hari n'ibyo bita African mythology. Muri African mythology niho hari uburyo twari tuzi Imana, uburyo twayifataga, uburyo twayemeraga, uburyo twayikundaga, byaje byibwa n'Abagiriki n'Abaroma, aribyo byari muri mantras z'icyo gihe, byubakwa no muri tantras, babyubakira ibishusho n'ibishushanyo n'amateka n'imiryango, babishyira mu mashusho none hagaragara. Twe twabishyiraga mu mashusho atari ay'abantu, bo babishyira mu bantu, babishyira mu mico, kugira ngo noneho ubwami bwabo burushaho gushinga imizi. So muri icyo gihe Abagiriki bamaze kwiga imico y'Abanyafurika, muribuka ibyo twize bya muri African mythology, harimo bya Horus, harimo bya Isis, harimo ibi bintu byose byabanjije aba ba Yesu, byabanjije aba Bagiriki, byabayeho mbere yabo. Amateka dates ziri clear, amadata ari clear, nta nubwo bakurikirana, noneho baraza bakopera African mythology, barayifata barayitwara, ibitekerezo by'Abanyafurika, uko batekerezaga Imana, uko bamenyaga Imana, uko bayifataga muri ya mashusho mbika bitekerezo, barabifata barabijyana babyubaka mu muco wabo. Noneho nibyo byaje muri iyi Greek mythology kubyerekeranye n'ubumana, ariko niho nshaka kubashyira. Bubaka ikintu bita umuntu cyangwa se ikigirwamana cyangwa se ubumana bwitwa Dionysus. Uyu Dionyse wabo neza 100% niwe Yesu bubatse kuri mwene Mariya. Uyu Dionyse wabo nkuko twe twari dufite Horus cyangwa se Heru, baraje nabo bubaka Dionyse wo bita Dionyse wabo, bamuha itariki yavutseho. Ibi ndababwira ko byariho mbere yuko Yezu wa Mariya avuka, ni ukuvuga ukuri kwabyo kurivugira. Amatariki y'uyu Dionyse byose ni BC, before common era, mbere y'Abaroma, mbere ya Christ, kwa kundi mukunda kubyemera ko ariko biri. So byariho mbere yuko Yezu mwene Mariya avuka. Now attributes zose uko uyu muntu yari yubatswe byavuye muri Afrika, muri African mythology, neza babyubaka kuri Dionyse, babiha noneho mwene Mariya kugira ngo bafatishe isi burundu kandi ubutongera kwinyagambura. Uyu Dionyse yavutse, bavuga ko itariki yo kuvuka
ni 25 zo kwa 12 icya gihe twizihiza ngo Yezu sigiye yavukiye n'indubizi. Uyu Dionise niyo wanditse muri iri sezerano rishya abantu. Ibi mvuga biri verifiable, ndabaha ibitabo. Dionise wabo bavuga ko yavutse kuri 25 cya gihe turi muri Christmas, muri bya bindi twirukaho inyuma. Uyu ni umuco w'abantu. Bakavuga ngo ni umwana w'Imana yo mu ijuru. He is the son of a heavenly father. Dionise. Wibuke ko uyu nguyu yariho mbere yuko Yezu avuka. Kandi ibi nibyo dufite muri Bibiliya. No kuvuga Bibiliya yanditswe nande? Mu muco w'abande? Bavuga ko avuka, he was placed in a manger among beasts. Bo ntibavuga ko ari inka, bavuga ko yavukiye mu kiraro cy'inyamaswa, beasts. Bavuga ko amaze kuvuka, he was a traveling teacher who performed miracles. Afite attributes zigera kuri 12 zihuje n'izo bitirira Yesu wa Mariya. Bavuga ko he was God of wine, yari Imana y'umutobe cyangwa se y'inzoga, vin. God of wine who turned water into wine. Tubyo musoma muri isezerano rishya ko Yesu n'ubundi yahinduye amazi mu divine. Ibi ni ibintu ni copy paste, ni ibintu byavuye tukajyaho tukishyari tukarwana tukicana tuzira ibingibi ngo yo yatutse Yesu ngo dore ibyo murimo mutanazi, dore ni ibingibi. Ni ibingibi ni mu babagabo, tubabagabo bo kwigaya, twongere tuzanzamuke duhonoke tuve mu bupfayongo. Mureke mu intambara zidafitaho icyo zitumariye. Mureke kwitera, tureke kwihanganisha ngo twangane dukomeze ko ibintu biri factual. Uranguka ngo kuri gute ngo uriya ngo arapfa ngo mugatangira kuvuga ibintu biri nonsense biraho ngaho. Ukuri kurahari. Tuba intwari. Abanyarwanda ntabwo ari bwo bwa mbere twaba tugaragayeho ubutwari bwo kwicara tukishakira, tukabanza tukigaya, ariko noneho tugashaka ibisubizo. Ibi ni ibintu byabaye. Uyu muntu ni hagati y'1500 n'1,100 BC. Nuvuga ni imbere cyane ya Yezu wa Mariya. Uyu turimo kuvuga witwa Dionise, iki kigwamana bita ko ari Dionise. Neza nicyo bafashe bubakiramo, badoderamo ikanzu Yesu, barayimuha, dufata ibyo ngibyo turagenda. Ubu turarira, duhora turira ngo turarira. So izi ntuza uko ari 12 ndazibasomera, naringeze kuyakana. He was a traveling teacher who performed miracles. Neza copy paste ibyo bahaye Yesu. He was a god of wine who turned water into wine. Gatandatu, he rode on a donkey. Cyagiye bavuga ngo yije Yerusalemu ngo ku ndogobe ngo abagore bamusasiye imyenda n'ibiki, bavuga hahirwa uje mu izina rya ngibi. Iyi ni attribute ya gatandatu ya Dionise. Yari umwami. Karindwi, he was a king who was eaten in Eucharist rituals. Byandi bya Eucharistia. Umwami ngo baryaga muri Eucharistia. Dore bya migati duhora na imigati harya nifa nibiki. Bya bindi duhora turya mu nkiriziya. Uyu ni Dionise ngo baramuryaga nawe mu mugati. Mwamurye ibyo bya Dionise ngo murarya Yesu. Yesu bamurya bate?
imana nako bayirya bate? Umubiri w'Imana uburyo utehuraho n'ifarini biburaho n'imitobe biriya bintu ko wagira ngo neza neza tugitekereza. 8 he died to rescue the dead and resurrected, arazuka in 3 days. Dionise, ibintu mwabibona ntabwo ari si ibitekerezo byanjye, ni ibintu ni amateka biri factual, mwabisanga ahantu hose. 10 number 9 yarazutse, he arose and ascended to heaven. Abandi bavuga ngo Yesu ngo yarazutse ngo rwose ngo twaramudore ngibido. Ibintu bavuga ni ibintu bakopinze neza neza kuri iki kintu bita Greek mythology, bagishyira kuri Yesu Kirisitu wa mwene Maria na Yosefu, tujya aho ngaho turamya Imana. Dore Imana turamya nyakuri ni iyi ngiyi Dionise y'Abagiriki n'Abaroma. Nimero 10 he was father, yari data, liberator, yari umutabazi, savior, umucunguzi, sin bearer, ngo yari yikizeho ibyaha by'abantu, king of kings, umwami w'abami, alpha and omega, itangiro n'iherezo, anointed one, usizwe, redeemer, umucunguzi. Aya ni amazina ya Dionise. Umuntu yakubwira utari ko Yesu ati we yanze umucunguzi, yanze Yesu, yanze Imana. Dore ibi bintu ni ibintu bafa. Ariko Abanyarwanda koko twababaye bihagije, ko twakabaye nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, twakabaye best students of our own failures. Mwaretse n'iyi failure tukayigiraho. Amadini ko yadufeirinze keje, mwaretse tukiga koko ibi bintu. Imana dushaka mu mafarini, Imana dushaka mu maji, Imana twirukanka mu bihome, mu bizu, mu biraro, Imana dushaka mu myobo nk'amafuku. Iyi Imana tuzi yariyo, tuzi yariyo. Ubuse bitwaye iki twicaye nk'umuryango nyarwanda tukikibuka? Bitwaye iki ko ari bwo bupfura? Undi ko bupfura ari karande byacu, ko ari bwo bupfura twakwikibutse? Yari data, umutabazi, umucunguzi, uwishyizeho ibyaha by'abantu, umwami w'abami, itangiro n'iherezo, uwasizwe, redeemer, father, liberator, savior, sin bearer, king of kings, alpha and omega, anointed one, redeemer. Ayo mazina nangahe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nimero 11 he was identified with the Lamb of God. Ubwo twebwe amashusho mbiga bitekerezo yacu ku Mana yari ku nka, bo abagira ikibo bari ku ntama. So iyo Mana yabo yari ishusho mbika bitekerezo yayo yari intama, yari umwana w'intama, ngo ni Yesu wa Mariya. 12 he was crucified on a tree, yabambwe ku giti. Izo ni navuga ko ari attributes ni bigize ibi bitekerezo by'abagira iki ku Mana bahaye umuntu neza neza ari we Yesu, bita Yesu mwene Maria. Yesu mwene Maria ibi bintu byose barabimubeshyera, yabaye nk'umuntu, abaho igihe cye baramwica, arapfa, amateka ararangira. Dore ibyo twirirwamo ni ibi ngibi. Niyo mpamvu tukomeza kuba abacakara babo, bagaragu babo, kuko
imboneza bitekerezo dufite si yacu, turi mu mboneza bitekerezo yabo. Greek mythology, Roman mythology, buriya Greek mythology niyo abaroma barakuranwe babona wa mukina abana bakina baherekanye uduti, umwe akiruka akagahundi n'undi akagahundi, so baraje bafata nibyo bakomezanya kuri ako gati k'Abagereki. Iki kintu cy'inzoga, tukitindiho. Abantu bakunda kuvuga ngo nubwo ariko na Yesu ngo umwana w'Imana ngo inzoga ngo yarayihinduye rwose ngo iba divayi, ngo amazi ngo yarahinduye aba divayi. Wazanga byabaye bone of contention, abantu barimo kurwana. Ibi ni ibintu byaturutse kuri iki kigirwamana cya Dionise. Byo mvuga ngo ni ikigirwamana, ni mite yabo. Bakavuga ngo inzoga buriya igira kamere ebyiri. Niyo mpamvu muyabona aho bavuga ngo Imana irarimbura, ngo Imana irica, ngo Imana iratwika, ngo Imana iraje kwica, Imana iraje ku mugazi, Imana iraje kurakarire mu gacuma k'umujinya w'Imana. Iyo Bibiliya irabivuga mu gacuma ngo inzoga ngo tanze mpashaka. Aho ndahabona ngo mu gacuma k'umujinya w'Imana, ngo kiteguye niba kadafunguwe. Ibi bintu muzi aho byaturutse? Byaturutse kuri iki kigirwamana. Nta mana ifite agacuma kadafunguye. Nta bigunda kwita wrath of God, wrath, umujinya w'Imana, tanga cyangwa Imana ikurakarira. Gira gutya cyangwa nutabikora Imana yakurakarira. Aba babivuga nabo ntabyo bazi. Rimwe na rimwe mujye munabafasha rwose, mubigishe, mubafashe nkamwe muba mwaragize umwete wo kumenya, basi mubigishe, mubafashe. Aba bakundiye ari bamufataga nk'umwami w'inzoga cyangwa se umwami wa wine, kubera ko ngo inzoga igaragaza cyangwa se igizwe na kamere ebyiri. Kamere y'umunezero, ibyishimo, aribyo bita divine ecstasy, ariko ngo ikagira na kamere y'umujinya. Aho nacyagiye mu inzoga mukumva ya ecstasy, kwa kunezerwa kuba guhari. Ari uwasinze cyane, ababona paradizo abanezerewe, arabarira rwose akarira, amarira akamanuka kubera iyo ecstasy. So bayita divine. Abangaba divine, irera, kuko ntabwo ari nta yindi hakiri cyiteye nuko kwera kw'inzoga. Ngo iyo ni kamere y'inzoga divine, ariko ngo ikongera ikagira na kamere y'uburakari bubi cyane, aho umusinzi ashobora gutwika inzu mu burakari bw'umujinya. Mujya mubona abantu bakora amakosa bakavuga bati twari twasinze, akarwana, agakomeretsa, akica mu izina ry'inzoga. Iyo ntuze ebyiri aba ariyo bashyiramo, nicyo cya kidiyonizi cyabo, bagiha kamere y'Imana. Ngiyo kamere y'Imana mwirwa mukangisha bagenzi banyu ngo Imana ngo irarakara, ngo Imana irishima, Imana bagazi gaseka, Imana barakazi karaka. Dore ngibi ni ya kamere y'inzoga. So bo bakavuga bati rero kuko yari umwami w'inzoga, yafashe amazi yahindura inzoga. Bakirisitu rwose bene data, niduhonoke, dukwiye kurambirwa kuba abanyaguhona.
So ibitabo rero twasangiza abantu, hari abantu, ibi ni ibintu bitanditsweho n'abantu benshi cyane bashobora kuba banahari, ariko jewe ibyo nitayeho nakoresheje cyangwa nacaguye ni ibitabo bitari byinshi byanditswe n'abantu bake cyane. Ni ibitabo byinshi ariko byanditswe n'abantu bakeya. Hari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Walter Weaver. Uyu we yari profeseri cyangwa se ni na profeseri, icyo gihe cy'igitabo yari profeseri, niyo mpamvu uvuga ko yari, ubu sinzi cyasigaye ari cyo, yari profeseri w'iyobokamana muri kaminuza ya Florida, yitwa Walter Weaver. Igitabo cyitwa The Historical Jesus in the 20th Century, hagati y'igihumbi 900 n'igihumbi 950. Muribuka ko Gatolika yageze mu Rwanda mu gihumbi 900, sibyo? So iyo suzuma ryahereye muri uyu mwaka. Icyo gitabo rwose ni cyiza cyane. Hari ikindi cyanditswe n'uwitwa John Dominic. Nacyo kiraryoshye, kiri interesting. Baravuga ngo Yesu, umutwe w'igitabo cyo witwa The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. Aba ni abantu bandika amateka uko yakabaye, ntabwo ari biased, ntabwo bandika kubera inyungu z'amadini runaka. Ni history nyine, amateka. Nushaka amateka urayabona, ariko nushaka piratage nayo urayibona muri ibyo bitabo bindi byitiriwe by'abanyedini. So akavuga ngo he was a Mediterranean Jewish peasant. Igitabo niko cyitwa The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. Mu magambo ye amwita he was a savvy. Savvy ni umuntu mu Kinyarwanda twashakira inyito nyarwanda bitoroshye, ariko nanone ni ibintu tugomba kugerageza kugira ngo Abanyarwanda bakurikire neza batumva izi ndimi. Umuntu asavi ni umuntu ufite ubwenge bwinshi buri practical, kandi ufite ubushobozi bukora icyo bita good judgment. Good judgment ni ukuri n'ubutabera mu gufata ibyemezo cyangwa se mu kugena ibintu, ariko ukabigenera mu kuri n'ubutabera. Ubwenge buri practical. Mu yandi magambo yari umuntu amuvuga nk'umuntu wari umuhanga, courageous, umuntu ufite wari ufite guhuguka, courageous, umuntu ugira courage, umuntu courage cyangwa se courageuse. Akavuga ngo he was a radical social revolutionary, njyane twavugaga. Yari umuntu ufite ishyaka ry'impinduramatwara social yari icyo gihe. Social revolutionary. Akavuga ngo with a rhapsodic vision of economic, political and religious egalitarianism. Ni umuntu wari ufite uko guhuguka mu ntambara y'impinduramatwara yari icyo gihe, ariko mu buryo rhapsodic vision ni nk'umuntu wavuga yuko
afite intumbero cyangwa se intego ishimishije, iryoshye, iratira, ikurura, mbese yari afite vision cyangwa se vision, ariyo ntego, ariyo cyerekezo ngira ngo kiryohe abantu, gifatika, cyiza, gikurura abantu mu nzego zose, mu nzego ziri political, kuko icyo gihe bari bafite icyo wakwita nka political repression, bari batsikamiwe n'ubwami bw'abaroma, iri religious, bitwaje iyobokamana, ariko ashaka cyane cyane yuko habaho ikintu bita wakwita egalitarianism, kungana, tureke gushaka gutwarana no guhakana, kucyumpaka muri ibyo byose, kandi twese turi bamwe, turi abantu. So that mu magambo y'uyu mwanditsi witwa John Dominic nuko yamwanditse, yamuvuze mu ncamake. So igitabo cya gatatu cyitwa Deconstructing Jesus, cyanditswe na Robert Price. Deconstruct ni ugufata ikintu ukagenda ugisenya. Constructing, deconstructing ni ikinyuranyo cya construction. Uyu Price aravuga ngo over time fundamentalists and liberals have tended to produce a Jesus figurehead that functions as a symbol clock for their specific theological agendas into a patchwork savior of Christian faith. Uko imyaka yagiye isimburana, abanyamahame n'abanyamadini bakomeje kugenda bubaka Yesu nk'inyubako cyangwa se figurehead, nk'igishushanyo kigenga cyangwa se kimenyekanisha igihe banyuzamo inyungu zabo bwite, ariko zo gucungura umuco wabo w'ubukirisitu. Yabivuze neza cyane. Ntabwo ari mugabo, si igitabo cya mugabo rwose. Ikindi gitabo cya kane, ibitabo mujye mushaka n'ukuri birahari. The Incredible Shrinking of a Man. Incredible Shrinking, to shrink nukunanuka, kugenda umubyimba ugenda unanuka. How reliable is the gospel tradition? Nacyo cyanditswe na Robert Price. We haraho yavuze, ndimo kubasomera mu magambo ye bwite ku batashobora wenda kutakigeraho. Yavuze ngo the consensus among researchers today is that the four gospels cannot be taken at face value. Ngo ubushakashatsi bugaragara kandi bwemeranywaho n'abashakashatsi hafi ya bose b'iki gihe bwemeza yuko izi four gospels, izi Matayo, Luka na Yohana bavuga Yesu, bavuga yuko ngo ntabwo ari ahantu, ari ibintu byakabaye biba taken at face value. Ikintu twara kuri face value ni ikintu ufata uko kiri, uko gisa, valeur y'isura yacyo akaba ari kugifata. Kandi niko twabifashe ibyo byose. Yesu twamufashe muri valeur y'isura ye, tubona ibicungo bisa nuko yasaga muri filime abantu bakarira, turarwaye. Iyo ni face value effect. Uko umukinnyi yasaga wa filime ni Yesu niko asa. Face value, igicu ni gisa n'umukinnyi, igiti ni gisa n'umukinnyi. Ejo bundi ngo haruwaje ngo muri Kongo, ni Kongo ni he, ni crossed borders, bagenda mwabonye amafoto usa na wa mukinnyi wa filime, abantu bati Yesu yaje, Imana yaje. Dore ngibyo ni face value effect. Aravuga ati rero izi four gospels ntabwo zikwiye gufatwa at face value. In fact, a team of more than 100 scholars have come to conclusion that on average only about 18% of the four gospels is historically accurate.
igitangaje kugeza ubu ubushakashatsi bwerekana nibura ko 18% gusa ari ryo bishobora kuba ariko kuri ku mateka ari muri ibi bitabo ngaho. Uyu Robert Price abantu batagira ngo ni umuntu uri aho ngaho nka mugabo wafite afite uko yemerwa na societe iriho, kuko ubwe yari umwevangeliste mbere. He was a preacher of the gospel, yari umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya. Yaorganizingaga cyangwa se yateguraga ibiterane binini cyane mbere yuko, before I realized I was preaching good news to entertain good views. Niko yabivuze. Yavuze ngo icyo gihe yabikoraga ataramenya yuko arimo kwigisha inkuru nziza yo gutaramira ibitekerezo byiza gusa. Before I realized I was preaching good news to entertain good views. View. Gatanu gitindi gitabo ndabibaha. Irundi cyitwa ngo the case against the case of Christ. Case against the case of Christ. Ibitabo ni byinshi mu by'ukuri. Wenda icyanyuma nabasangiza gishoboka, ubu ndabaha ibyo mbona bishoboka kuboneka vuba aho hose kuri za eBay n'ahandi babibona kuri Amazon. Uyu mugabo twavugaga Price ubu ni umwigisha, ni umwarimu, is a professor of philosophy and religion. Ni umwigisha w'imbonezabitekerezo, ni isomo philosophy ndetse n'iyobokamana kuri John Coleman Theological Seminary. Aracyari mu mwuga. Abapasiteri rwose ntago mwarusha ibyo mwigisha, ntago mwabirusha uyu ni ubibigisha, ahubwo ari muri seminari z'iyobokamana mwiga. Ariko is a former, yari umupasiteri w'umubatiste nawe. Ubu ndavuga uyu wanditse ibi bitabo mbabwiye. The case against the case of Christ, In Errand the Wind, Holy Bible, Evangelical Crisis of Biblical Authority. Kiniwe wacyanditse. Crisis of Biblical Authority, Evangelical Crisis. So icyanyuma ni cyitwa kinaryoshye cyane, cyo cyanditswe n'uwitwa Timothy Frick yafatanyije n'uwitwa Gandhi Peter. Cyo cyitwa Jesus and the Lost Goddess. Goddess ni imana y'ingore. Avuga yuko ibi bintu byaje bikaba Greek mythology n'ubundi, ahamya yuko byavuye mu byo bitaga imana z'ubupagani z'abirabura. Ndumva rero nasubikira aha ngaha noneho nkatanga umwanya wo kuganira, wo kuba abantu bakungurana ibitekerezo. Telefone MTN ni 078 44 46 881. Ariko turaba muhamagare tugarutse, tugiye gufata pause gatoya, noneho nitugaruka murakoresha ayo manimero 078 84 46 881 na Tigo yayo 072 24 46
881.